data, Kristo yatanzwe ku bwanjye nawe. Numwizera ntabwo uzarimbuka, numwizera ntabwo uzacirwaho iteka. Ibyawe byarangiye. Dore shitani arakuganiza akakwereka kubera ibyaha byinshi n'ibicumuro byinshi ufite kutababarirwa. Nta cyaha gihari Yesu atabasha kubabarira, nta bugome wakoze Yesu atababarira, nta buryo wagenze, nta byaha wanyuzemo biri hejuru y'amaraso ya Kristo, biri hejuru y'imbabazi za Kristo. Kwereka gukomeza gukora ibyaha, kwereka ko byarangiye. Mu maraso ya Kristo haracyari isoko ibasha kweza ibyaha uko byabingana kose. Imana ishimwe. Mu maraso ya Kristo haracyari isoko, ndabisubiramo, ibasha kweza ibyaha ingano yose byaba bifite. Vayo mwene data. Muraho bene data bakunzi b'ibifatika TV, twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi tubabwira ko tubakunda. Dukunda uburyo mutukurikira kuri iyi channel bifatika TV. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Reka mbanze dushime Imana mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana. Turagushimiye, uri Imana ifite imbaraga, ubutware n'ubushobozi, urera kandi urakiranuka. Niwe mwami wemeye ko tugera kuri iyi channel ibifatika TV. Tuguhaye karibu nguze uganze imitima yacu. Ijambo tugiye kuvuga rigira umumaro wo kuzura no gukiza ibyapfuye, kandi ijambo ryawe abazaryumva bose rizagira icyo rikora ku buzima bwabo, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Datinze reka dufate Bible, Bibiliya, dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko ni ibice 15 n'umurongo waho wa 4 n'uwa 5. Hari ijambo rivuze ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. 5. Ni nge muzabibu namwe muri amashami, uguma muri nge nanjye nkaba muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Amen. Numva naya magambo tugiye kuganira mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe, kuko mutabasha kwera imbuto mutamfite. Nuko yari amaze kumenya neza ko umuntu utari muri Yesu akaga n'amakuba byoroshye cyane kumusanga bijyanye ni mu byaha. Ndavuga ku byaha, ku bijyanye n'ibyaha no gucumura ku Mana no kwitandukanya nayo. Iyo utari muri Kristo uburi ahantu habi cyane. Noneho arandika aravuga ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Impamvu se ibi biri dukangurira kuba muri Kristo, kuko Bibiliya yavuze ngo ni nge shami, kuko umuntu ntiyabasha kuba atamfite. Hari igihe wiringira ibintu bikarangira, hari igihe niringira ubutunzi bugashira, hari igihe wiringira abakomeye ejo bagaca bugufi cyangwa bagacishwa bugufi. Yesu ubwe arabyandika, arababwira ngo mugume muri nge kuko mutabasha kubaho mutari muri nge, mutamfite. Impamvu isi aho munsi uhura n'amakuba n'ibyago ukanyeganyega ugatakaza ibyiringiro, nuko uba wamaze kuva ku murongo. Impamvu uyu munsi tukangurirwa kuba muri Yesu. Yesu niwe banze ryo kwizerwa, Yesu niwe buzima bwa none n'ubuzaza, Yesu niwe udutunga none n'ejo, Yesu niwe uduha kwihanganira ibitugerageza by'uburyo butari bumwe. Rero Yohana Yesu aravuga ngo mugume muri nge, ubwe niwe wivugiye aya magambo ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe, kuko ngo ishami ryose ritari kuri Kristo ngo bararihanyura cyangwa barikuraho. Kristo rero kurinda ubusambanyi buri hanze aha, Kristo kuguma muri we bikurinda kuba ubugome bwateye. Kuba muri Kristo bikurinda ubusinzi bwa hato na hato. Kuba muri Kristo bikurinda uburaya bwa hato na hato. Kuba muri Kristo bikurinda kwivanga n'abiki gihe. Kuba muri Kristo bikurinda gukora ibyaha nk'iby'abiki gihe. Kuba muri Kristo bikurinda ubugome bwo mu mutima. Kuba muri Kristo bikurinda gukora ibyangwa n'amaso
y'Imana. Iyo uri muri Kristo, Mwuka Wera aragusura, wajya gukora ikibi akakubwira ngo ibyo si ibyawe, akakubwira ngo sigaho. Rero tugume muri Kristo, kuko nta muntu wabasha kwera imbuto, ntiwabasha gukiranuka, ntiwabasha kwirinda ibyaha biri muri iyi minsi utari muri Kristo, ntiwabasha kwirinda ibiyobyabwenge biri muri iyi minsi utari muri Kristo, ntiwabasha gukora imirimo ishimwa n'Imana utari muri Kristo, ntiwabasha kuba muri sosiyete neza utari muri Kristo cyangwa utari inyangamugayo. Kristo rero yandikira Yohana urwandiko avuga ngo rero mugume muri nge nanjye ngume muri mwe, kuko mutabasha kwera imbuto, kuko ntiwabasha gukiranuka utari muri Kristo, ntiwabasha kwirinda ibyaha abantu bari kunywa nk'abanywa amazi wamaze gutakaza Kristo. Rero kugira ngo tubeho turi mu buzima bufite intego, turi mu buzima bunezeza Imana, turi mu buzima Imana yishimiye, turi mu buzima muri sosiyete abantu batubonamo ubumuntu, nuko tuba muri Kristo, kuko Kristo niwe banze ryo kwizerwa. Umuntu wese uri muri Kristo aba afite ubuzima bwa none n'ubw'ejo hazaza. Iyo uri muri Kristo Yesu, y'ibyago n'amakuba bije, Yesu Kristo aguha imbaraga zo kwirinda gukora ibyaha kuko uri muri Kristo. Y'ibigeragezo bije bigushaka, umenya uburyo ubyirinda. Y'ibintu bije byo guhurura mu abantu ugasanga bagiye mu byangwa n'amaso y'Imana, wowe wibuka kuri uwa Kristo, utari uwawe ngo wigenge, ukirinda ibyo bishuko, ukirinda ibyo bigeragezo, ukirinda ibyo bikuvana muri Kristo. Mwuka Wera nawe akagusanga akakwereka ko ibyo atari ibyaha. Impamvu isi uyu munsi yabuze amahoro, abantu bavuye ku ishami ari we Kristo, biringira ibidafite umumaro. Impamvu uyu munsi abantu bari kwicana bya hato na hato, bamaze gutakaza Kristo, basigaranye isoko, basigaranye kuba ku madini, abantu basigaranye kugira ibintu babaruriwemo, amadini babaruriwemo, aho kubarurwa muri Kristo bibarurije ku madini. Idini ntiryakubuza gukora icyaha, ariko Kristo yuri muri we bikubuza gukora icyaha. Itorero ryawe runaka usengera ntiryakubuza gukora icyaha, ariko uri mu Kristo urimo neza bikurinda gukora ibyaha. Kuba uririmba cyane ugahogoza ntibyakurinda ibyaha, kuko kuririmba ugahogoza udafite Kristo n'ubundi ubusa n'abandi, ubikora wihishe. Ariko iyo uri muri Kristo uri muri Kristo Yesu, ubu uri icyaremwe gishya, ibya kera biba birangiye. Ntiwivanga n'ab'iki gihe, ntugenda nk'ab'iki gihe, ntunakora nk'ab'iki gihe. Imana ishimwe. Iyo ubusambanyi buje, umera nka Pawulo wavuze ngo mbireba mbona bibambwe. Igihe cyo kuba wagira amoko muri wowe cyashatse kukujyamo, uhita ubibona nk'ibibambwe, ukibuka kuri uwa Kristo, amoko akakuba kure. Iyo uri uwa Kristo, iyo abandi barimo kwiba, wibuka kuri uwa Kristo, ubujura ukabugendera kure. Iyo uri muri Kristo Yesu, wibuka ko hano mu isi nubwo dukenera ibidufasha bya buri munsi, ukaba wanabyibuza kubera gutumbira umusaraba, gutumbira Kristo, ukaba ibyo abandi bakora by'ubujura byo kugira ngo babone indamo ukabyirinda kubera kuri muri Kristo. Kuba muri Kristo rero ni ubuzima nyabuzima. Mwene data, ndagukangurira nanjye nikangurira, isi tugezemo ntiwayishobora kuyimanaginga utari muri Kristo. Ntiwashobora kubaho neza umutima utuje utari muri Kristo, kuko Kristo niwe rufatiro. Umugaragu wawe Dawidi yeza avuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka atabonaho gukiranirwa, umutima we ugahora imbere y'Imana. Uwo muntu ni uhiriwe. Ntabwo hahiriwe umuntu utunze cyane, ntabwo hahiriwe umuntu ufite amashuri, nubwo ibyo byose ndi kubivuga ni byiza no kubigira, kutanabigira ni ikibazo, tugomba no kubimaranira kubigira. Ariko hejuru y'ayo mahirwe hari amahirwe aba muri Kristo. Hejuru y'ubwo buzima hari ubuzima butangwa na Kristo. Hejuru y'ibyo hari ubuzima. Dusomye ijambo Pawulo yandikiye Petero, urwandiko rwa mbere rwa Petero, rivuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza. Imana ishimwe. Niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza, ni mumwegere, niwe buye rizima. Ese ubundi umuntu asogongera rya? Niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza. Iyo wasogongeye muri Kristo umenya ko iby'isi byose bifite iherezo. Iyo wasogongeye kuri Kristo, Petero aravuze ngo Pawulo yabwiye Petero ni mumwegere, niwe buye rizima. Iri buye
ritandukanye n'aya yandi yose abafundi bubakisha cyangwa abantu bita y'amazahabu na diyama. ni ibuye ry'agaciro, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana, Imana ishimwe, riba rikomeza imfuruka. Kristo niwe buye rizima, nubwo abantu badashaka kwakira Kristo, ariko Kristo niwe uduha amahoro yo mu mutima. Nubwo abantu batari gushaka kumva ibya Yesu, ariko Yesu niwe ukurinda ubugome bwo mu mutima. Nubwo abantu batari gushaka kumva ibya Yesu, ariko Yesu niwe utuma ugira ihumure n'ituze mu mutima wawe. Nubwo abantu batari muri iki gihe batari gushaka kwakira Kristo, ariko Kristo niwe uguha ubumuntu muri wowe, ukumva ukunze mwene so. Nubwo abantu batari gushaka kwakira Kristo muri iki gihe, ariko Kristo niwe utanga amahoro asendereye. Kristo amahoro atanga, ayaguha ukize, ukennye, waba uraye, wariye, utariye, Kristo aguha amahoro. Imana ishimwe, kuko niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi. Imana ishimwe, ariko ku Mana reba rikomeza imfuruka. Mwene data, isunge Kristo niwe buye rizima, iby'isi bifite iherezo. Mwene data, isunge Kristo niwe wakuvana mu byaha by'uburyo butandukanye. Izere Kristo niwe wakuvana muri ibyo byaha byakubereho akaramata, byaguhetamishije ibitugu. Umaze reba ku myaka ufite, usigaye uri umusinzwe uzwi. Reba ku myaka ufite, usigaye uri umusambanyi uzwi. Reba ku myaka ufite, usigaye uri umujura uzwi. Kubera iki? Ntiwaramenya isoko y'ubuzima bwa nyabuzima ko ari Kristo. Vayo rero, va mu byaha. Satani yagutwaza igitugu, va muri icyo cyaha urimo. Va muri icyo cyaha cyakubase cy'ubutinganyi, va muri icyo cyaha cyakubase cy'ubusambanyi, va muri icyo cyaha cyakubase cy'ubugome, va muri icyo cyaha cyakubase cy'amoko, va muri icyo cyaha cyakubase cyo kutagira urukundo, va muri icyo cyaha cyakubase cy'ubusinzi. Wegere Kristo, niwe wakumara iyo nyota y'ibyo byaha. Kristo niwe umara inyota y'ibyaha mu izina rya Yesu. Ntacyo byakumarira. Nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Noneho ijambo riravuze ngo ni muguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, munsabe icyo mushaka cyose. Ndakwinginga nanjye niyinginga, guma muri Kristo, kuko ishami ryose bitari kuri Kristo ntiribasha kwera imbuto. Ntabwo wavuga ngo uzaba umukirisitu utari muri Kristo. Reka mbwire na bene data basigaye bayobowe n'impano bafite. Ushobora kuba ufite impano yo kubwiriza, ushobora kuba ufite impano yo kuririmba, ushobora kuba ufite impano yo kuvuga ijambo ry'Imana, ushobora kuba ufite impano y'uburyo butandukanye. Iyo mpano ye kugutwara yo guhanura, ye kugutwara ngo ujye wumva ko uhanura kandi uhanura n'ibyaha. N'ubundi ntabwo urinjira muri Kristo. Nubwo uririmba ukusambana, ntabwo urinjira muri Kristo. Nubwo nawe urabizi, nubwo uririmba neza abantu bakanafashwa, kuririmbira ku businzi, kuririmbira ku busambanyi, rero nturinjira muri Kristo. Kristo aravuze ngo mugume muri nge, kugira ngo ube ufite ubwo buzima, kugira ngo bikurinde ibyo byaha, kugira ngo uririmbe unakijijwe, kugira ngo ubwirize unakijijwe, kugira ngo usenge unakijijwe. Nuko uguma muri Kristo, nuko uguma ku ishami nyashami. Kristo niwe banze ryo kwizerwa, umwizera naho yaba yarapfuye azongera abaho. Imana ishimwe. Urugo, ingo z'iyi minsi ntabwo tuzishobora, ntabwo uzazishobora nutaba muri Kristo, kuko zirimo ibigeragezo, zirimo amakuba. Ariko uri muri Kristo aguha kwihangana. Uri muri Kristo ugira urukundo. Uri muri Kristo ubwira umugore neza. Uri muri Kristo ubwira umugabo neza. Niyo muhaboye ikibazo, murihangana mukababarirana, kuko muri Kristo mugasabana imbabazi. Va mu byaha winjire muri Kristo. Niba ushaka kuba muri sosiyete neza, injira muri Kristo. Niba ushaka kubaho abantu bagukunze, babona uri ukitegerezo mu bandi, injira mu isoko ya Kristo, ari we Kristo. Niba ushaka kubaho muri sosiyete utabangamye, ni ukubaho muri Kristo, ukinjira muri Kristo, icya kabiri ukaba inyangamugayo. Bibiliya yavuze ngo ni mumwegere, kuko niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ni iry'igiciro cyinshi. Kristo rero yarabambwe kugira ngo tubamburwe, yaradupfiriye kugira ngo twe tubone ubuzima. Muri Yohana ibice ndumva ari 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese, Imana ishimwe, atarimbuka. Mwene data, Kristo yatanzwe ku bwanjye nawe.
numwizera ntabwo uzarimbuka, numwizera ntabwo uzacirwaho iteka. Shitani ye kukwereka ko ibyawe byarangiye. Dore shitani arakuganiza akakwereka kubera ibyaha byinshi n'ibicumuro byinshi ufite kutababarirwa. Nta cyaha gihari Yesu atabasha kubabarira, nta cyaha wakoze Yesu atababarira, nta bugome wakoze Yesu atababarira, nta buryo wagenze, nta byaha wanyuzemo biri hejuru y'amaraso ya Kristo, biri hejuru y'imbabazi za Kristo. Vayo shitani ye kukwereka gukomeza gukora ibyaha, kwereka ko byarangiye. Mu maraso ya Kristo haracyari isoko ibasha kweza ibyaha uko byaba bingana kose. Imana ishimwe. Mu maraso ya Kristo haracyari isoko, ndabisubiramo, ibasha kweza ibyaha ingano yose byaba bifite. Vayo mwene data, vayo injira muri Kristo, ibira muri Kristo, aguture nawe uwo mutwaro ukuremereye w'ibyaha, aguture izo ntambara z'ibyaha, aguture ibyo byaha byakubase, ngaho ubutinganyi, ngaho ubusambanyi, ngaho ubujura, ngaho ubusinzi, ibyaha byakubase by'amoko, ibyaha byakubase by'irondakarere, ibyaha byakubase byo kutagira urukundo, ibyaha by'uburyo butandukanye. Ni Kristo ubasha gukiza ibyaha. Ndakurangira nyiri buzima, utanga ubuzima, ndakurangira isoko yagukizaho ibyaha, yakuvanaho ibyaha. Ni muri Kristo honyine. Iyo migisha yindi abantu tukubwira ntacyo yakumarira udafite Kristo. Ubutunzi ushaka ntacyo bwakumarira udafite Kristo. Byiza kubitunga byose nibwo buzima. Gutunga ubutunzi ugatungana na Kristo, kugira ubwenge ni byiza ariko bugirane na Kristo, kwiga amashuri menshi ni byiza ariko yagirane na Kristo, kubaho uri mu cyubahiro cyawe runaka, ukomeye mu gihugu ni byiza ariko bigira ufite na Kristo. Bizakurinda ibyaha. Kandi reka mbabwire ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mu isi si iwacu. Umuririmbyi yararimbye ngo nta mahoro wabona muri iyi si keretse kwa Data gusa, niho hasendereye amahoro. Kuko waba utunze urarira, waba ukennye urarira, waba warabyaye urarira, waba utarabyaye urarira, waba ushonje urarira, waba uhaze urarira. Mu isi nta mahoro yuzuye twahabona, ariko muri Kristo duhari twumva tubyibushye. Iyo turi muri Kristo n'intambara zaza ntizidukura umutima, n'ibyago byaza ntibidukura umutima. Twibuka ko iwacu atari mwisi, tukibuka ko tugiye kuzataha mu gihugu kitarimo intambara, kitarimo inzara, kitarimo amoko, kitarimo ubukene, kitarimo ibyago, kitarimo ubukode, kitarimo ibibazo byo kubura abana no turi gusiganirwa. Paulo aravuze ngo ndarwanda terana ibipfunsi simpusha, ndasiganira icyo Kristo yamfatiye. Humura mwene data, kugera kure siko gupfa. Nubwo wageragezwa, nubwo wahura n'intambara, ntagire ikibazo kigukura kuri Kristo. Kuko iyo uvuye muri Kristo uba ubuze ibintu bibiri. Kuko nimba wahuraga n'intambara, wasenga ugahumurizwa n'ijambo ry'Imana, wakumva ijambo ry'Imana rikaguhumuriza, ubayeho nk'ikihebe, ntubujye ufite ikintu kiguhumuriza. Ariko uri muri Kristo, y'intambara zije urazibwira ngo yinyishe hejuru Satani, kuko ningwa nzabyuka. Ibibazo bije urabwira ngo n'utari ubu bwarakeye, Uwiteka niwe mungeri wanjye, sinzakena. Anjyanye iruhande rw'amazi adasuma, ansubije intege mu bugingo. Ibibazo bije ubitangarije ijambo rikomeye, ukaribwira ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Ibibazo bije ubyereka ko urufatiro ubyereka ko hakiriho ibyiringiro, ko nubwo kurira kwararira umuntu mu gitondo impundu zavuga. Iyo uri muri Kristo urwanisha intambara ijambo ry'Imana. Mukunda ijambo ry'Imana, dukunda ijambo ry'Imana, niryo ridushoboza gutsinda intambara zose n'uburyarya bwa shitani bwose akoresha agira ngo atuvane mu bugingo, akoresha agira ngo adutakarize Imana ikize. Ibyo byose uzabishobozwa nuko usoma ijambo ry'Imana, ukunda ijambo ry'Imana. Dukunda ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana n'ubuzima. Niyo mpamvu Yesu we yabwiye abigishwa aravuga ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Kuko umuntu atabasha kwera imbuto atari muri Kristo, ntiwabasha gukiranuka muri iki gihe cy'uburiganya bwa shitani utakiri muri Kristo. Wibuka ko Yesu ubwiwe Imana ubwayo ijugunya shitani hasi, yaravuze ngo wasi ubonye ishyano kuko shitani akumanukiye agufitiye umujinya mwinshi. Mujye mutekereza icyo kintu, wibaze ngo niba Imana yaritangarije avuga ngo wasi ubonye ishyano kuko Satani amanukanye umujinya, atumanukiye afite umujinya mwinshi. None twarwanisha izihe ntwaro? Ni ugusenga no kwirinda ibyaha, ni ukwizera Imana. Kuko iyo Satani nawe ntabwo ari umuntu woroshye, mutazagira ngo ni umuntu woroshye, nawe afite imbaraga. Niyo mpamvu rero dugomba kwinjira muri Kristo kugira ngo turwanishe intambara, turwanye shitani dukoresheje ijambo ry'Imana. Natwereke ibiturushya, ibyaha tumwereka ko n'ubutari ubu bwake gukora ibyaha, tumwereka ko Kristo abasha kubabarira ibyaha. Rero mwene data, ndakwinginga nanjye niyinginga, ngwino tube muri Kristo neza.
ni Petero waravuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko wibuka ahantu Imana yagukuye, wibuka ibintu Imana yagukoreye, wibuka ubuzima Imana ikubesheje, wibuka aho wari uri hashize bigutere kuramburira Imana amaboko, wibuka ibyo ugezeho, wibuka ko ariyo yabikugejeho apana ubwenge bwawe. Hari ababufite burenze ubwawe batabifite, hari abashakishije kurenza uko ushakisha uyu munsi bataragira icyo baronka. Ntibigutere kwishyira hejuru, ibyo ufite uyu munsi ntibigutere kwishyira hejuru, ahubwo bigutere guhimbaza izina ry'Imana. Niyo mpamvu Petero yavuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza, nimumwegere. Yesu agira neza. Ineza Yesu yakugezeho ni mwene data, nimumwegere, niwe buye ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana, Imana ishimwe, ryabaye rikomeza imfuruka. Rero mwene data, Kristo yabambwe kugira ngo njye nawe tubone ubugingo. Kristo yabambwe kugira ngo njye nawe dukire. Kristo yabambwe kugira ngo njye nawe tubone ubugingo buhoraho. Uyu musubiza ku musaraba, yirinda ibyaha n'igisa nacyo, yirinda icyaha n'igisa nacyo. Mwene data, ndakwinginga n'ingingo, ni kari nunatsindwa ujye wihutira kugaruka imbere y'Imana, ujye wihutira gusaba imbabazi Imana. Yesu Kristo ni umutunzi w'imbabazi. Yubwo arabizi ko turi mu isi iruhije igoye, iyo ducumuye tujye twihutira gusaba Imana imbabazi, twe guheranwa n'ibyaha, kuko ibyaha birica, ibyaha birarimbura, ibyaha ni kibi. Muze tuve mu byaha twegere Kristo. Rero mugume muri Kristo, niwe banze ryo kwizerwa. Umuntu wese ushaka kuba afite ubuzima nagume muri Kristo, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryabaye rikomeza imfuruka. Mwene data, nikoza ni ijambo rikubwira ngo nubwo wahura n'intambara ariko uzirwana uri muri Kristo, nubwo wahura n'ibyago ariko birwana uri muri Kristo, nubwo wahurira n'ibiguca intege ariko ugume muri Kristo, kuko Kristo ijambo yavuze araririnda ibihe n'ibihe. Umugambi afite ku bantu ba Imana, umugambi afite ku bantu bayo ni uw'ibihe byose. Nta kizasha kurogoya umugambi w'Imana, nta kizatuma Imana itaturengera, nta n'ukizatuma itadutabara, kuko yaratucunguje amaraso y'igiciro, ntiyatwima n'ibindi dukenera, ahubwo tube mu isoko y'ubuzima bwa Kristo. Muze twinjire muri Kristo, muze twinjire mu bumana, kuko mu bumana niho hari ubuzima. Ndabashimiye rero ko mwari mudukurikiye ku Bifatika TV. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Mujye mwibuka gukora subscribe na like na share kugira ngo tujye dusangira icyo Imana iba yasize ku mitima yacu. Turabashimiye rero ko mukomeje kandi kutwereka ko mudukurikira. Reka dushime Imana. Ndumva ijambo narenza nyariri yo kuvuga ngo mugume muri Kristo, kuko niwe banze ryo kwizerwa. Reka dushime Imana. Turagushimiye Uwiteka, tuvuze ijambo ryawe, reke rishora imizi mu mitima bazaryumva. Ijambo ryawe rigira imbaraga zo gukiza no kurema, kandi abari bamaze kuba kahebwe bitewe n'ibyaha bahuye nabyo cyangwa bakoze, ubasura ubaganirize, bongere bagaruke kuri wowe, kuko niwe buzima, niwe soko y'amahoro, niwe duhereza agakiza, niwe duha ubuzima, niwe duhereza amahoro. Ijambo ryawe ni urufunguzo rukingura n'imigisha. Ijambo ryawe ni ubuzima, ku ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni ubuzima. Ibyo twagera byose mu isi tutagufite biba ari ubusa. Reka tugire ibintu ariko tunakugire, kuko ari wowe gakiza kacu, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.